ibintu bitatu bikugaragaza nk'umugabo uciriritse imbere y'umukobwa cyangwa se imbere y'umugore uri gutereta. Uyu munsi muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu abasore benshi cyangwa se abagabo benshi bakora bikabagaragaza nk'abantu baciriritse imbere y'abo bakobwa cyangwa se imbere y'abo bagore bari guteretana cyangwa se bari mu rukundo. Hari amakosa menshi abagabo cyangwa se abasore bakora buri gihe iyo bari gutereta, ariko bakaba batazi ko ayo makosa ari kubatesha agaciro. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu umuntu w'umusore cyangwa se umuntu w'umugabo yakagombye gukora igihe ari imbere y'umugore cyangwa se umukobwa ari gutereta. Hari ibintu ubundi wagakwiriye kuba udakora imbere y'umukobwa. Ikintu cya mbere tugiye guheraho, wowe mugabo cyangwa se wowe musore, ntugapfe gusaba imbabazi. Ikintu cyo gusaba imbabazi uri gutereta umukobwa, reka mubwire biriya bintu ntabwo ari byo. Ahangaha unyumve neza, ntabwo ndi kugushishikariza ngo umwitwareho nk'ikigenge cyangwa se igisare cyangwa se ngo wigire umuntu w'umuvayo. Oya, ahangaha ubanza unyumve neza. Mu gihe uri gukundana n'uwo mukobwa cyangwa se uri kumutereta, ibintu byo gusaba imbabazi bireke, ntabwo ari iby'abagabo. Abagabo benshi hano hanze basigaye babaho basaba imbabazi cyane, ugasanga nta n'ikosa yakoze ariko ugasanga bari imbere y'abakobwa, bari muri za sori bebe, ngo nibwo abakobwa baza kubabona nk'abana beza cyangwa se ngo baza kugaragara nk'aho ari aba gentleman. Oya, no, ngo baba bazi ko ari byo bintu biri bufatishe abo bakobwa bakarushaho kubakunda. Ibyo bintu byo gukomeza gusaba imbabazi uwo mukobwa wivugisha za sori bikugaragaza nk'umunyantege nke, umugabo uciriritse. Abakobwa muri kamere zabo bose aho bava bakagera ntibakunda umugabo w'umunyantege nke. Ndashaka no kunyumve neza, ntabwo ndi kukubwira ngo ntuzasaba imbabazi mu gihe wakoze amakosa. Oya, ahubwo hari andi magambo wakakwiye kuba ukoresha atari ayo wirirwa umubwira ngo wambabariye, izo za sori ukazicikaho. Reka nguhe nk'urugero, hari igihe uba ufitanye gahunda n'uwo musheri wawe ariko ukahagera wakerewe. Abasore benshi iyo baje bakerewe bahita batangira kuvuga ngo za sori bebe, uzabicunga urebe niyo uvuze izo za sori akomeza kukurakarira ndetse akanaguca n'amazi, akagufata nk'umuntu utari serious, utubahiriza igihe. Ubundi umuntu w'umugabo nyamugabo, iyo uzi ko wakereje umukobwa, hari uburyo ugomba kuza uvugamo. Nimba umukobwa yagutegereje ukaba wamutindira, ibuka ko uri umuntu w'umugabo ufite akazi kenshi ko gukora. Hari ibindi bintu wakagombye kuba urimo by'ingenzi kandi bikwinjiriza amafaranga. Niyo byaba atari byo wari urimo, ariko umenye ko ari byo bintu biranga umugabo, ko ari byo bintu nk'ubwo wagakwiye kuba wari urimo. Rero ukimugera imbere uzi ko wamutinjije cyane, ugomba guhita ushimira uti wakoze kuntegereza ibyo gusa, ndetse uhita unakomeza n'ikiganiro nkaho nta n'icyabaye. Wenda nibiba ngombwa uze kumugaragariza ku bintu byinjizaga wari urimo, ariko kandi nabyo ntubigemo ngo ujye muri details zose. We muri we ahita yumva ko uri umuntu w'umugabo, kubera ko umuntu w'umugabo ashyira imbere ikintu icyo ari cyo cyose cyinjiza amafaranga. Ibyo arabikubahira, ntabwo yapfa kukurakarira. Nimba rero hari n'andi makosa wamukoreye, tuza umubwire mu ijwi rituje uti ubutaha amakosa yagaragaye ntabwo azasubira. Apana guhita uvuga ngo basi mbabarira, ni ubwa mbere n'ubwa nyuma, ni ukuri kw'Imana umbabarira. Ibyo ni ibikugaragaza nk'umugabo uciriritse imbere y'uwo mukobwa. Ikintu cya kabiri utagomba gukora mu gihe uri gutereta umukobwa, iki kintu abasore benshi barakigira. Umukobwa ntukajye ukomeza kumwohereza amafoto ya gahunda zawe zose urimo.
Muri iki gihe usigaye usanga umusore afashe telefone agafotora ahantu, agafotora ibintu byose arimo, akoherereza umukobwa buri kanya. Ubundi ukuntu abakobwa baremwe bakunda muri bo umugabo w'amayobera, ku buryo iteka uhora umucanga ugahora uri mushyashya ku imbere ye, akabona mbese uri mushyashya mu maso ye. Naho rero iyo wifashe buri munota ukohereza amafoto kandi nta nayo yagusabye, ugafata akavidewo ngo reba ndi hano, ngeze hano, nambaye gutya, ibyo bintu bituma adakururwa n'akantu abakobwa bakunda ku mugabo kitwa amayobera, kuko ubuzima bwawe uba uri kubumwereka buri kanya, ku buryo atagira n'amatsiko ngo gukumbure yibaze avuge ngo ese umusheri wanjye ubu ari mu biki, ese ubu yaba yagiye hehe. Ibyo uba utumye ibyo bintu atabitekereza, kuko aho yicaye hose aba ari kuvuga ngo ubu ari mu mujyi, nahava arajya muri salo, ugasanga nta matsiko uri kumutera cyangwa se ngo yumve agukumbuye muri we. Niyo mpamvu iyo akubajije ngo sheri uri hehe, fata fone yawe umwandikire uti nasohokanye n'inshuti zanjye turi kunywa kamwe. Noneho muri we ahita yibaza ibibazo byinshi, ese basohokeye hehe, ese bari kumwe n'abandi, ese ngiye kuki atanjyanye. Ibyo byose bikomeza ari amayobera mu mutwe we, nibyo bikomeza gutuma yiyumvamo. Ikintu cya gatatu abasore bakora kikabasuzuguza, kigatuma batubahwa n'abakobwa bakundana cyangwa se batereta, ni uko abasore batabanza kwiga ikibuga neza bagiye gukiniramo. Ubundi mu gihe uri kuvugana n'umukobwa akaba ari ubwa mbere muhuye, ukaba wamukunze ushaka kumutereta, banza wiga ikibuga, ubibare nka wa mukino witwa ping pong. Iyo bari gukina ping pong, umwe abatera umupira undi akamusubiza gutyo. Rero mu gihe uri gutereta umukobwa aribwo bwa mbere muhuye, mera nk'umuntu uri gukina ping pong, utera ishoti, ubwo ni ukuvuga kumuvugisha cyangwa se kumubaza ikibazo, noneho nawe utegereza gusubize. Muvugisha gusubize, nawe atega amatwi agira ikintu akubaza kuri wowe. Ntugasukagure ibigambo byinshi imbere y'umukobwa, we nta kintu ari kugusubiza, ni bibi cyane, ntuzongere. Ikintu uba ugomba gukora ni iki: baza agusubize, nawe utegereze akubaze. Nawe ubundi iyo ukomeje ubaza nibwo umukobwa agenda abwira abantu bose, uriya muhungu arastresa. Ugasanga no kuri telefone ntashaka no kukwitaba, kuko abavuga ati uyu muhungu agira ibigambo byinshi kandi nta mwanya we nifitiye rwose. Ibyo bintu ugomba kubyirinda. Iyi YouTube channel yitwa na Morning. Kora share, kora subscribe. Shalom.